Mu myaka yashize itangazamakuru ryagaragaragamo abagabo benshi, ariko uyu munsi abagore bari mu majwi yumvikana bayobora ibiganiro kandi bahindura amateka. Mu Rwanda rwo muri iki gihe itangazamakuru ryubakwa n'ubwenge ndetse n'ubushake, ariko ntabwo ryubakwa n'amajwi gusa, ryubakwa n'ubutwari, ubwenge ndetse n'indangagaciro. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bagore 10 b'abanyamakuru b'abanyarwandakazi bagize uruhare rukomeye mu kubaka amakuru, mu guha ijambo abaturage no gutanga icyizere ku hazaza h'itangazamakuru, bayobora ibiganiro kandi bahindura amateka nk'urumuri rw'icyizere mu kureba ko abanyamakuru ari ab'ejo kandi bafite icyitegererezo. Muri uko kugira icyitegererezo bagomba kuba bafite umuhamagaro wo kuvuga ukuri, umuhamagaro wo guhagararira abaturage, umuhamagaro wo kuba urumuri ndetse n'umuryango nyarwanda. Mu majwi yabo hakumvikanwamo icyizere, mu butwari bwabo hakabanirwamo urugero rwiza, mu rugendo rwabo urubyiruko rukabonamo inzira y'icyo cyizere cy'ejo hazaza. Ni ukubera ko iyo umugore ahagaze rero arimo kuvuga ukuri, igihugu cyose kiramwumva. Aba ngaba rero akaba ariyo mpamvu tugiye kugaruka ku bagore 10 ba mbere b'abanyarwandakazi mu by'ukuri bagaragara cyane muri icyo cyizere n'ukuri mu itangazamakuru. Ku mwanya wa mbere turahasanga Sandrine Isheja Butera, umugore wavuye ku mikoro ajya ku buyobozi bukuru aturutse hasi. Sandrine Isheja Butera ni izina rikomeye ubu ngubu mu itangazamakuru ry'u Rwanda. Yatangiye urugendo rwe akorera kuri Radio Salus, Isango Star na Kiss FM. Aha hose yagiye ahakora yagaragaje ubuhanga mu kuyobora ibiganiro ndetse no gusesengura amakuru avuga. Muri 2024 yagizwe umuyobozi mukuru wungirije wa Rwanda Broadcasting Agency RBA. Agaragaza ko umunyamakuru ashobora no kuba umuyobozi ufata ibyemezo bikomeye, akaba afite umwihariko wo guhuza itangazamakuru ndetse n'imiyoborere. Uyu Sandrine Isheja akaba indorerwamo ya benshi ku bakobwa bashaka kuyobora inzego nkuru mu gihugu. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Mutesi Scovia, mama urwa Gasabo, ijwi ry'abaturage. Mutesi Scovia uzwi cyane nka mama urwa Gasabo ni umwe mu banyamakuru b'abagore bubashywe cyane mu Rwanda kubera ubutwari bwo kubaza, kwegera abaturage no guharanira ko ijwi ry'abadafite ijambo ryakumvikana. Yamenyekanye cyane binyuze mu biganiro bya radiyo na televiziyo byibanda ku bibazo by'imibereho y'abaturage, imiyoborere ndetse n'imibanire y'inzego n'abayobozi. Ibyo yibandaho cyane cyane harimo nk'ibibazo byugarije abaturage ku butaka, serivisi z'inzego z'ibanze, uburenganzira bwabo, imiyoborere ndetse n'imikoranire y'inzego za leta ndetse n'izigenga. Mutesi Scovia azwiho cyane guhuza abayobozi ndetse n'abaturage mu buryo buziguye, akaba atanga ijambo ku batumva bagerwaho n'abasanzwe batagerwaho n'itangazamakuru, ahubwo akabagereza itangazamakuru kandi risanzwe. Umwihariko we ni uko ari ikimenya bose, kuko ntabwo atinya kubaza ikibazo gikomeye igihe rubanda kibabangamiye, ariko akabikora mu kinyabupfura ndetse n'indangagaciro z'umwuga. Ubu ngubu akaba yaratorewe no kuba umuyobozi wa RMC, Rwanda Media Commission, ikigo cy'itangazamakuru cyigenga. Mutesi Scovia azi gukora inkuru z'imbere mu gihugu no hanze yaho, kandi akaba azwi ko mu banyamakuru bagira uruhare rufatika mu gushyigikira ndetse no kubahiriza amahame ya RMC. Ubu ngubu akaba akomeza kugaragara mu mahugurwa atandukanye ndetse n'ibiganiro bijyanye n'indangagaciro z'itangazamakuru, kandi akabashishikariza na bagenzi be. Akenshi akaba avugwaho nk'umwe mu bantu b'intangarugero b'abanyamakuru baharanira itangazamakuru rifite inshingano kandi nziza, responsible journalism. Ku mwanya wa gatatu twihuse turahasanga Gloria Mukamabano. Gloria akaba azwiho kuvuga amakuru neza, kubaza ibibazo byimbitse
atarogoya cyangwa se ngo ahangamire ku ruhande runaka. Yagaragaje ubushobozi bwo kubaza abayobozi ndetse n'abandi bantu bakomeye ibibazo bikomeye kandi mu bwubahane. Gloria akaba azwiho gutuza, kwiyubaha ndetse no kubaha abavugisha cyane cyane, akabikundirwa iyo ari kuvuga amakuru kuri televiziyo Rwanda ya saa 2 za nimugoroba. Nabizi ko Gloria Mukamabano akunze gukorana na Paul Rutikanga. Abantu benshi, abakuze ndetse n'urubyiruko bagakomeza bakaba bakundirwa ko bakorana amakuru neza, bakayavuga neza, bagasoreza igihe, kandi ukumva ko ari amakuru mu by'ukuri akwiye gukurikirwa. Dore ko benshi bari bazi ko Gloria Mukamabano na Rutikanga Paul ari couple, ariko Gloria Mukamabano afite umugabo we na Paul Rutikanga ejo bundi akaba yarashatse umugore. Ibi bitanga ishusho y'uko umunyamakuru mwiza atari uwo guterana amagambo, ahubwo ari uwo guhuza, kumvikana ku mpande zombi mu biganiro byose akora ndetse n'amakuru atangaza. Gloria Mukamabano rero akaba azwiho gukundirwa ko akunze kuvuga amakuru ntazanemo amarangamutima mu kazi, akubahiriza umurongo w'amakuru. Haba ku rubuga rwa televiziyo Rwanda, Gloria Mukamabano yigaragaza nk'umunyamakuru ufite ituze, icyizere ndetse n'ubunyamwuga. Ku mwanya wa 4 turahasanga Kijara Kabendera, umunyamakuru wigenga. Kijara Kabendera yakoreye igihe ndetse n'igihe kirekire radiyo Rwanda ndetse na RBA. Ubu akaba akora nk'umunyamakuru wigenga n'umujyanama mu itangazamakuru. Ubu akunze kwita TK Kijara Kabendera akaba afite umwihariko w'ubwisanzure n'ubunararibonye kubera ko kumara igihe kirekire mu itangazamakuru. Indorerwamo ye akaba akunze kwigenga no kwihangira inzira mu gushaka amakuru ayo ari yo yose ndetse n'ahari hose. Umwanya wa 5 turahasanga Egide Bibiyo Ingabire. Uyu nguyu Egide Bibiyo Ingabire azwi cyane mu Rwanda nk'ijwi ry'amakuru ryo mu Kinyarwanda saa 2 zuzuye. Muri uku gukorera ikigo cy'itangazamakuru cy'u Rwanda, yamaze gukuramo ubunararibonye bukomeye, ndetse umwihariko we akaba afite ijwi rituje, icyizere n'ubunyamwuga mu kuvuga amakuru ndetse n'inkuru zitandukanye. Akaberera rero indorerwamo benshi nk'umunyamakuru wubaha umwuga, abawumva cyane nko kuwubaha cyane cyane ko ari umubyeyi. Ku mwanya wa 6 turasanga Martina Kabagambe, isura y'amakuru mu Cyongereza. Uyu muramuzi ni umujene, akaba akora kuri TV Rwanda ndetse no kuri KS2 mu makuru agiye atandukanye n'ibiganiro bigiye bitandukanye kuri KS2 kandi mu Cyongereza. Yubatse izina rye muri RBA, yibanda ku makuru atambuka ku rwego mpuzamahanga. Umwihariko wa Martina Kabagambe akaba akorana ubunyamwuga mu rurimi rw'Icyongereza. Akaba ari indorerwamo rero, indorerwamo y'urubyiruko rushaka kwagura imbibi ndetse no kwiteza imbere binyuze mu itangazamakuru. Martina Kabagambe kandi akaba afatwa nk'icyerekezo cy'urubyiruko rwifuza kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru. Yerekanye ko gutsinda muri uyu mwuga bisaba kwihangana, kubaha ndetse no gukunda umurimo no guhora wiga mu kwiyungura ubumenyi bushya. Antoinette Uwimana turamusanga ku mwanya wa 7, umunyamakuru w'igihe kirekire. Antoinette Uwimana amaze igihe kirekire kuri radiyo Rwanda, atangaza amakuru mu Kinyarwanda. Ni umwe mu bagize uruhare rero mu gukomeza umuco w'itangazamakuru rishingiye ku kuri. Antoinette yatangiye akunda gusoma ndetse no kumenya amakuru y'ibibera mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Kuva akiri muto yagaragazaga inyota yo kuzaba umunyamakuru mu gihe cye kizaza. Kuva akiri muto yagaragazaga inyota yo kuzagira uruhare mu kuvugira abatagira ijwi, cyane cyane rubanda rugufi. Nk'umwihariko we akagira ubwo bunararibonye bwo kubavugira, akihanganira ibyo ahura nabyo byose, ariko akababera intambwe y'ejo hazaza. Yatangiye umwuga w'itangazamakuru akora nk'umunyamakuru muto, volontiya kuri radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda. Yakoraga inkuru z'imibereho y'abaturage, uburezi, iterambere
ndetse n'ibindi. Akenshi akavuga ko muri uyu mwuga w'ubunyamakuru bisaba ubutwari n'ubunyamwuga, by'umwihariko kwihanganira inzitane ndetse n'inzitizi bikunda kugaragaramo nko gushaka amakuru mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu isi rero y'aho amakuru ari imbaraga, hari abahitamo kuyatangaza mu kuri ndetse no mu bwitange. Antoinette Uwimana ni umwe muri abo ngabo. Ku mwanya wa 8 turasanga Everine Umurerwa. Everine Umurerwa akaba ari ijwi ry'umuryango ndetse n'abagore, akaba umwe mu banyamakuru b'abagore bamaze igihe kirekire kuri televiziyo Rwanda. Akaba yibanda ku biganiro by'umuryango, abagore n'imibereho myiza yabo, ibateza imbere ndetse n'imiryango n'igihugu muri rusange. Akaba afite umwihariko wo gutanga amasomo ndetse n'ihumure ku bantu bagiye batandukanye n'imiryango itandukanye. Mu gihugu cyiyubaka buri munsi, amajwi nka Everine Umurerwa akomeza kwibutsa ko itangazamakuru atari gutanga amakuru gusa, ahubwo ari no kubaka ubuzima bw'abantu. Ijwi rye rero rikomeza kuba urumuri mu muryango nyarwanda nk'umunyamakuru w'ejo hazaza. Ku mwanya wa 9 turahasanga umumama Jackie Lumbasi. Uyu muramuzi cyane kuri televiziyo Rwanda ahakora ikiganiro cya The Real Talk kuri televiziyo Rwanda mu Cyongereza. Yabanje gukora Capital FM muri Uganda, yakoreye kandi na FM of Power muri Uganda. Akaba afite umwihariko w'itumanaho rigezweho no kuzana abatumirwa akabaganiriza nta kibazo afite. Umwanya wa nyuma ubanziriza uwa mbere mu bantu 10 ba mbere bafite itangazamakuru rigezweho mu banyarwandakazi, turahasanga Aimé Bote Mushashi. Mu rugendo rwe kimwe no mu biganiro byagaragaye, akunze kugaragaza ubunyamwuga bwe mu kuvuga amakuru y'ikinyarwanda kuri televiziyo Rwanda. Akaba ari umwe mu bagore bagize uruhare rukomeye mu buyobozi ndetse n'iterambere ry'igihugu binyuze mu kubera abandi mboni. Kugera n'ubu akaba ari indorerwamo ya benshi, cyane cyane urubyiruko, kubera ubutumwa akunze gutangaza bwo kwigirira icyizere, cyane cyane ku bakobwa bato. Mu gusoza iki kiganiro cyacu abagore 10 rero si amazina gusa, ni isomo, ni imbaraga, ni indorerwamo ya buri wese urota kuzaba umunyamakuru w'ejo hazaza. Nshuti muvandimwe wakoze kubana natwe, dushyigikira ukore subscribe na like, usangize aya makuru bagenzi bawe. Koze kubana natwe.